umutima wanje. Amen. Rero tudatinze reka dusome ibyakozwe n'intumwa 10:33 kugeza kuri 35. Kongere dusome Abaheburayo 10:37. Rero some 10:33 kugeza kuri 35. yego. Uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza uguje, nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva iby'umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo Amen. mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. 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 Abaheburayo 10:37. 10:37. Dusome. Haravuga ngo haracasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Dukomeze. Komeza. Ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanje tuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo turi buganireho uyu munsi, turaganira ijambo rivuga ngo kunezeza Imana. Amen. Ego. Hallelujah. Amen. Amen. Imana ishimwe yuko muri iki gihe dufite, nubwo ari igihe kigoye, ariko tugifite abamama n'abapapa, abasore n'inkumi banezeza Imana umunsi ku munsi. Ego. Kunezeza Imana, dusomye haragaragaza uburyo abantu banezeza Imana, hakaba n'uburyo dukora ariko ntitunezeza Imana, cyangwa Imana ntiyishimire ibyo dukora. Ibyo ni ibintu bibiri rero tuje kurebera hamwe, ibinezeza Imana n'ibitanezeza Imana. Ego. Kunezeza Imana ni ijambo ryoroshe kurivuga no kuryumva, ariko rigoye cyane kurishyira mu bikorwa. Kenshi abantu bakunda kunezezwa n'Imana. Ego. Iyo twumva amashimwe, uhereye kuri njyewe uvuga hano, bafite byinshi mvuga Imana yankoreye, twese dufite byinshi tuvuga Imana yagiye idukorera. Hari aho Imana yadukuye n'aho Imana yatugejeje, hari n'ibyo Imana ikora umunsi ku munsi bitunezeza. Ego. Ariko bikatugora gukora ibyo Imana idusaba kugira ngo tuyinezeze. Hallelujah. Amen. Pawulo ayandikiye Abefeso 3:20, arandika arababwira ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ego. Ntiyarekeraho gusa, aravuga ngo ndetse ibasha no gukora ibyo twibwira byose. Hallelujah. Amen. Imana yacu izidukorera ibyo tuyisaba, ndetse ikongera ikadukorera n'ibyo twibwira. Kandi ibyo byose Imana ntibikora kuko twakoze ibyiza, ahubwo ibikora ku mbabazi zayo n'urukundo rwayo dukunda.
kunezeza Imana bitandukanye no kunezeza abantu. Haleluya. Amen. Kunezeza Imana biratandukanye no kunezeza abantu. Yego. Birashoboka yuko umuntu yaba umuririmbyi mwiza mu rusengero akaririmba imitima y'abantu igafashwa, abantu bakanezerwa bakumva mu buntu bw'Imana bubagezemo, ariko akaba yanezeza abantu ntanezeza Imana. Umuntu arashobora kuba umuvugabutumwa akavuga ubutumwa, imitima y'abantu igahembuka, abanyabyaha bakihana bivuye mu magambo avuye mu kanwa ke, ariko akanezeza abantu ntanezeza Imana. Birashoboka. Umuntu arashobora kuba umuhanuzi agahanura akanezeza abantu ariko ntanezeza Imana. Yego. Nasomye mu gitabo cya Yeremiya 25 n'umurongo wa 12. Uwo muhanuzi Yeremiya yahanuriye ubwoko bwa Isiraheli. Arababwira ngo mwa bwoko mwe bwa Isiraheli muribagirwa. Imana yabakuye mu Egiputa ibakuraho inkoni yari ku mugongo wanyu. Imana irabazana ibacisha mu butayu, bambukisha inyanja itukura, ibambutsa Yorodani, ibazana muri iki gihugu cyacu Imana itago. Ukura bari muri iki gihugu ibakibazana mu atari icyayi, ariko ibasezeranya yuko mutazagira iyindi Mana muzasenga. Ariko mwanze kumvira Uwiteka. Yego. Ntacyo Imana itabakoreye, ariko mwanga kuyumvira. Kubw'ibyo rero mugiye kuzagenda mu munyage, muzagenda i Babuloni, muzajanwa n'umwami Nebukadinezari. Azabajana, muzagenda muzagira imyaka 70. Imyaka 70 nishira zongera amagarure muri iki gihugu. Ubwo n'ubuhanuzi bwahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya. Yego. Yeremiya 28 n'umurongo wa mbere. Bibiliya itubwira ko haza guhaguruka umugabo witwa ngo ni Hananiya. Uyu nawe yari umuhanuzi, ngo arahaguruka ahinyuza ibyo umuhanuzi Yeremiya yavuze. Yego. Haleluya. Amen. Ariko uyu mugabo ngo hari icyo yaragamije, ngo yaragamije gushimwa n'abantu. Ahanura ariko ashaka gushimwa n'abantu. Yego. Hananiya arahaguruka nawe aravuga ati ndabyumva rwose, nanjye niko Imana imubwiye ko bazagenda i Babuloni, ariko bazagiraho imyaka 2. Imyaka 2 nishira nzongera mbagarure ndetse n'ibikoresho byose by'inzu y'Uwiteka. Yego. Ariko uyu mugabo n'ukuri ndi yari yatumwe n'Imana. Intego yiwe ko ari ugushimwa n'abantu, kuvuga amagambo meza ashimwa n'abantu, anezeza imitima y'abantu. Imana iyija kuvuga ntizivuga ivugishwa n'amarangamutima yacu. Imana izivuga icyo ishaka n'icyo ikeneye kugeraho, n'ikeneye kuko tugomba kuba cyo. Uyu mugabo Yeremiya araza abwira Hananiya, aramubwira ati Hananiya we wavuze Imana itavuze. Ntabwo Imana yigeze gutuma. Ubundi Hananiya wateye ubwoko kwiringira amagambo y'ibinyoma. Yego. Abahanuzi benshi bamwe batuma abantu biringira amagambo y'ibinyoma, kandi bituma abantu benshi bagenda bavuga ngo Imana ntivuga, cyangwa se Imana ibyo yavuze ntibisohoye.
hari ibyo Imana ivuga tukabisengera Imana igatambuka, ariko akaba n'ibindi bivugwa n'amarangamutima y'abantu. Yeremiya abwira Hananiya, aramubwira ngo Hananiya we, kubera yuko wakoze ibyo, Uwiteka agiye kuguca muri iki gihugu. Aramubwira ngo muri uyu mwaka uzawugwamo ntuzawutambuka. Nasomye Bibiliya, ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka uyu mugabo arapfa. Azira kuvuga Imana itavuze, ashaka gushimisha abantu. No muri iki gihe turimo hari abakora umurimo w'Imana bashaka gushimwa n'abantu aho gushimwa n'Imana. Yego. Iyo ukora ibyo rero uba uhaye unezeza abantu, ariko ntuba uhaye unezeza Imana. Niki rero umuntu yakora kugira ngo anezeze Imana? Haleluya. Amen. Amen. Kugira ngo unezeze Imana ukore ku mutima w'Imana, Imana ivuge ngo urayinejeje. Twasomye ahangaha mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Bibiliya yatubwiye ngo twasanze umugabo witwa Korneliyo. Uyu mugabo Korneliyo ngo yari umugabo wubaha Imana n'abo mu rugo bose. Yego. Ubundi ngo yagiraga ubuntu bwinshi, ngo yakundaga no gusenga. Haleluya. Amen. Umunsi umwe aha yasenga ngo aje mu iyerekwa, ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ngo Korneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Reka mbabwire ko ibyo dukora byose, ibintu byose dukorera tukabikora kubwo guhesha Imana icyubahiro, bifitiye akamaro muri iki gihe n'igihe kizaza cyane. Imana ishimwe. Amen. Iki gitondo uzubyuka nko muri rukerera bwa buri munsi, ntugire ngo ibi bito tuzawiyima cyangwa se uyu muruho uba uvuye mu kazi ukaza ukicara, ntibizapfa ubusa. Ibikorwa byose dukora ariko tukabikora mu buryo duhesha Imana icyubahiro, ntabwo bizadupfira ubusa. Yego. Gusenga kwawe Korneliyo we n'ubuntu bwawe bwinshi byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana yibutse ibyo wakoze Korneliyo. Amen. Haleluya. Amen. Marayika aramubwira ngo none rero tuma abantu Yopa ukumira umugabo witwa Petro. Korneliyo ngo afata abagaragu be babiri n'umusirikare w'abagabo 3, arababwira ati mugende mujye Yopa musange Petro mumubwire ubutumwa. Petro ngo nawe ngo basanga ngo marayika yamubonekeye ntiyabagora. Yego. Ngo Petro araza, ngo ashitse asanga Korneliyo ngo yateranije bene wabo, yahamagaye inshuti ziwe, bose bategereje Petro. Bibiliya iravuga ngo Petro ngo yinjiye asanga abantu benshi bahateraniye bamutegereje. Petro ngo arababwira ati ariko nyamara mumenye muzi yuko umuyuda bitari ngombwa kwifatikanya n'ubundi bwoko cyangwa kumugenderera, murabizi yuko bidakunda. Atariko jewe Imana yanyeretse yuko ntagira umuntu nita ikizira. Yego. Ati none mwambwira ibyo mwantumiriye ndi imbere yawe. Bibiliya iravuga ngo Petro ngo akivuga ayo magambo. Haleluya. Amen. Amen. Petro ngo akivuga ayo magambo ngo abantu ngo buzura imbaraga z'Imana, abantu batangira kuvuga ku ndimi. Yego.
Korneliyo arahaguruka abwira Petero, aramubwira ati Petero we, nari ndimo nsenga, marayika w'Uwiteka antegeka kugutumira, none wagize neza ko waje, turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Imana ishimwe. Amen. Petero ngo arahaguruka aterura aya magambo twasomye. Petero ngo arasobanukirwa, amenya neza, aravuga ngo ni ukuri. Haleluya. Amen. Ngo ni ukuri, menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Yego. Imana yacu ntizirobanura ku butoni. Hariho abantu benshi bagitekereza ngo Imana iba mu mazehebu, mu madini. Imana iba mu turere, Imana ntibaha. Izo nyigisho ziba mu bantu, nubwo buyobe, kamvuge ko ari ubuyobe. Imana yacu ntizirobanura ku butoni. Urashobora no kuvuga no kutavuga, Imana irakuzi. Yego. Umuvugabutumwa yigeze kuja kuvuga ubutumwa, igihe yabwiriza ubutumwa, Imana iramubwira ngo reka nkwereke inkingi y'uru rusengero. Atangira kureba mu bapastori, atangira kureba mu bantu bicaye imbere, atangira kureba mu baririmbyi. Imana iramubwira ngo ivayo. Iramukambutse imwereka umukecuru ngo wari wicaye hagati mu biyo ngiyo inyuma utazwi. Iramubwira ngo nguyu, uyu niwe nkingi y'uru rusengero. Yego. Imana yacu ntizirobanura ku butoni. Ahubwo mu mahanga yose, Petero bari kuvuga, yarazi, Petero nawe ubwiwe yarazi yuko Imana ari y'Abayuda. Yarazi yuko ari wo wuzura umwuka wera. Ariko Imana siko izireba. Ahubwo mu mahanga yose, uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yego. Aho niho rero Imana izi dukora tukanezeza Imana, ni ugukora ibyo gukiranuka. Imana izinezezwa nuko dukora ibyo gukiranuka, nicyo gihe Imana izibona yuko tuyinejeje. Ubundi iyo gukora ibyo gukiranuka ni ugukora iby'Imana, ni ugukora iby'Imana ishaka. Ese ubundi umuntu akora ibyo gukiranuka giheki? Umuntu akora ibyo gukiranuka mu gihe bigenda n'igihe bitagenda. Yego. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya, ariko reka mvuga umuntu umwe gusa. Ni benshi bakoze ibyo gukiranuka, Imana ikabavugaho. Hari n'abazamuwe badapfuye kubera gukora ibyo gukiranuka. Yego. Ariko reka mvuge Yobu gusa. Yobu yakiranitse mu gihe bitagenda. Hari urwitwazo tuza twitwaza cyane, kuko twese muri iyi si niko bimeze, ngo niko nyine byari bimeze. Oya, Yobu yakiranutse mu gihe bitagenda. Yobu amaze gupfusha abana b'10, yari afite abana 10, abana b'abahungu 7 n'abakobwa 3. Uyu mugabo yari yarabyaye kandi yari atunze, ngo yari atunganiye, niko Bibiliya itubwira. Yobu amaze gupfusha abana 10, abahungu 7, none umuntu uzubishiraho ukabireba, ukabyitegereza, ukabigera, ukareba uburemere bwabyo. Si ibyo dusoma gusa bitabaye, byarabaye. Yobu apfusha abana biwe uko yarabafite, abura ibyo yari atunze byose, ndetse agera n'aho abura n'inshuti zose. Agera n'aho umugore nawe amuvaho, amubwira ati ibi ngibi sinkiri kumwe nawe. Yobu yari asigaranye n'Imana, ariko umunsi umwe, haleluya, Amen. Imana nayo yari asigaranye nayo, noneho ngo umunsi umwe arayireba, arayibura.
arayireba arayibura, ngo Bibiliya itubwira ngo areba imbere arayibura, areba inyuma arayibura, areba hirya no hino arayibura, aravuga ati ariko Mana we, kari we twari dusigaranye nawe uransize. Haleluya. Amen. Igihe tuzatugira ibigaragazo bikadukamura, rimwe na rimwe umuririmbyi yaravuze ngo Imana zisa nkaho itakiri kumwe natwe. Rimwe na rimwe twibwira yuko bitagishobotse, twibwira yuko twahanywe n'ibibazo nyabaki. Ariko Yobu yaranejeje anezeza. Yobu 27 n'umurongo wa 6, umva ijambo Yobu yavuze. Yaravuze ngo nubwo abana babuze, nubwo ibintu byose byabuze, nubwo Mana ndahaye nkubona. Haleluya. Amen. Amen. Aravuga ngo ariko gukiranuka kwanje ndacyagukomeje. Uyu mugabo azanezeza cyane. Aravuga ngo gukiranuka kwanje nubwo ibyo byose, ariko gukiranuka kwanje ndacyagukomeje. Aravuga ngo nta nubwo umutima wanje uzagira icyo unshinja nkiriho. Imana ishimwe. Amen. Tunezeza Imana iyo duhaye dukora ibyo gukiranuka. Reka turebe rero niki kiza kibabaza Imana, niki gituma Imana itatwishimira. Twasomye hano mu gitabo cy'Abaheburayo 10:37, umusomyi yadusomeye neza. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ntiyishimira umutima usubira inyuma. Ni iki Imana itazayishimira? Kuko Imana ije kurema umuntu kwari ukugira ngo azabane nayo. Gusubira inyuma k'umukristo ni inzira imujana mu irimbukiro. Reka turebe intambwe zigera kuri 4 ni nshaka tuganira kuri izo 4 intambwe 4 cyangwa ibimenyetso 4 byerekana umukristo wasubiye inyuma. Ibimenyetso 4 byerekana umukristo wasubiye inyuma. Umukristo arashobora gusubira inyuma umwungeri ntabimenye. Umuririmbyi nko twabivuze arashobora kuririmba kaneza itorero, ariko yarasubiye inyuma umwungeri ntabimenye. N'umwungeri arashobora gusubira inyuma abakristo ntibabimenye. Ariko umutima wawe n'Imana yawe murazira. Ntacyo wahisha abantu, yewe n'uwo mubana ntiyabimenya. Ariko Imana n'umutima wawe ntabwo bitakubwira ukuri uri we. Reka turebe rero intambwe ya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umuntu yasubiye inyuma. Ni ugukunda ibyo wangaga umaze gukizwa. Niyo ntambwe ya mbere. Iyo umuntu amaze gukizwa, iyo utarakizwa hari ibyo wakundaga. Hari ibyo wakundaga ngo umare gukizwa urabizinukwa, ubivamo. Rero intambwe ya mbere yo gusubira inyuma k'umukristo ni ugukunda ibyo wangaga umaze gukizwa. Gukizwa cyangwa se kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, Bibiliya itubwira ngo ni ukuva mu rupfu ukaja mu bugingo. Ubundi gukizwa nk'uko umuyobozi wa gahunda yasomye rino jambo, ni ukwemera guhomba ibyari bigufitiye akamaro kubwo gutunga Kristo. Haleluya. Amen. Manishi. Amen. Aza yemera guhomba ibyari bimufitiye akamaro. Pawulo amaze gukizwa, amaze guhura na Yesu agiye hari i Damasiko, hari ibintu Pawulo yavuze.
yaranditse mu gitabo cy'Abafilipi, mu rwandiko yandikiye Abafilipi 3:7 yaravuze ngo ibyarinda muyanje nabitekereje ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo. Amen. Manishimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, hari ibyo wemera guhomba. Ibyari bigufitiye akamaro, ibyari bigufitiye inyungu, wemera kubihomba kugira ngo utunge Kristo. Yego. Ubundi iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntubuke ikiyobora. Oya. Pawulo yandikiye Abagalatiya 8:14 arababwira ngo muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora izo kamere irarikira. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze mu mwanya wo kwiyobora, ukakiyoborwa n'umwuka, umeze uko kera winjiye muri iyi ntambwe ya mbere yo gusubira inyuma ku Mukristo. Nutangira kumva utangiye kugira irari, ukararika ibyo wagamo kera, intambwe yo gusubira inyuma ku Mukristo. Ikimenyetso cya kabiri cyo gusubira inyuma ku Mukristo ni ukwanga ibyo wakunze ukimara gukizwa. Kwanga ibyo wakunze ukimara gukizwa. Iyo umuntu akimara gukizwa, wakundaga gusenga, wakundaga gusoma ijambo ry'Imana, wakundaga kuja mu bitaramo, wakundaga ibiganiro byiza, wakundira amagambo meza yorurutsa umutima. Hanyuma rero intambwe ya kabiri igaragaza neza ko ikimenyetso bitangira kugenda habivamo. Nibuka neza tufatwa na wa musho, twagiraga groupe nyine y'abanyamasengesho cyangwa y'abayumbe, ariko icyo gihe twari abantu basore. Igihe rero habaye umuntu usa ushaka kugenda ukuntu, yatangiraga kuvuga ngo ariko nuko nugukabye, uko se ko gusigurira mu gitaramo cya buri munsi reka agatangira guhunga abantu, maze musigara muri cyo ko umuntu mukavuga ati uyu muntu wacu kera rukundi yagenze. No kuvuga ngo utangira kubivamo buhoro. Bikomera nk'itorero rya Tesalonike. Itorero ry'i Tesalonike ryabwirijwe ubutumwa na Pawulo na Sila. Nibo babwirije ubutumwa, wamaze kubwiriza ubutumwa i Tesalonike ngo haba ubuzutse bwinshi, ngo abantu bahagurutse. Hanyuma rero ngo abantu ngo baravuga ati nguyu Yesu araje ageze ku irembo. Ngo batangira guhagarika imirimo yabo bakoraga, baravuga ngo ibi biduhaye dukora ko turabikorera iki Yesu ngo yaraje. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawuzi umunsi n'igihe Yesu azaziraho. Ijambo rya kabiri ngo bakababazwa n'ababo bapfuye ngo kuko batazongera kubabona. Noneho ngo aya makuru aragenda ashika kuri Pawulo, ngo ayabwiwe na Timoteyo. Pawulo yandikira Abatesalonike urwandiko rwiza rw'ibyiringiro, kongera kubarema. Arababwira ngo ariko bene data mwe, tidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye kandi mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Haleluya. Amen. Ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izamuzanana na Yesu n'abasinziririye muri we. Pawulo yongera kandi arema ibyiringiro ku Batesalonike. Intambwe ya kabiri yo gusubira inyuma ku Mukristo. Intambwe ya gatatu rero
intambwe ya gatatu ni ukongera kwiyegereza inshuti mwabanaga utarakizwa. Kera utarakizwa hari abari inshuti zawe. Hari inshuti z'uburyo bubiri. Hari inshuti za yuko hari ikigushakaho, hakaba n'inshuti za ibitewe n'ibyo muhuriyeho. Ariko ukimara gukizwa rero, izo nshuti zose waziteye umugongo, uzitera umugongo. Yego. Ikimenyetso rero kigaragaza yuko wasubiye inyuma, wongeye kwitegereza za nshuti zawe za kera igihe wari utarakizwa. Inshuti nziza n'inshuti mbi, ese twazimenya gute? Kandi turaturanye, turabana, turasangira, turakorana. Ese zino nshuti twazitandukanya gute? Ariko Yesu yaravuze neza, aravuga ngo muri Matayo 7:16, aravuga ngo izo nshuti zose abo bose muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Vuge ngo amen. Amen. Inshuti nziza n'inshuti mbi ntabwo wamubona ngo uvuge ngo iyi ni inshuti mbi. Ubamenyera ku bikorwa byabo n'amagambo yabo n'imbuto zabo bera. Inshuti mbi izimara nk'umuntu mw'imbaraga. Uraza gusoma mu gitabo cy'Abacamanza 16 n'umurongo wa 18. Haleluya. Amen. Amen. Bibiliya itubwira umugabo witwa Samusoni. Samusoni mwivuka rye yavutse Imana yaramuvuzeho. Imana iravuga ngo uyu mwana uyu nguyu ni uzakiza Isirayeli amaboko ya Midiyani. Yego. Imana imuvugaho. Yari umuntu udasanzwe. Ariko Samusoni ashudika n'inshuti mbi yitwa Delila. Haleluya. Amen. Ashudika n'inshuti mbi yitwa Delila. Uramenye ntugashudike n'inshuti mbi, izakumara mu imbaraga. Umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo ariko ibihe ntibikatumara Ntibikatumara imbaraga z'umutima. Ntibikatumara imbaraga z'umutima. Imana iguheze umugisha. Amen. Haleluya. Ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima. Yego. Ibihe duhaye tunyuramo, ibihe turimo ntibikatumara imbaraga z'umutima. Uramenye ntugashudike n'inshuti mbi itazakumara mu imbaraga z'umutima. Samusoni ubwo yaneshaga Abafilisitiya, Bibiliya ari kwivuga, Delila niko nawe yamuhendahendaga kugira ngo amubwire imbaraga ziwe aho ziva. Yego. Uko duhaye dukaza kwegera Imana no kunezerwa, niko hariho ba Delila nabo batwegera kugira ngo batumare mu imbaraga. Ariko uramenye ntugashudike n'inshuti mbi. Yego. Delila ngo agerageza guhendahenda Samusoni we, aramuhendahenda akamubwira akamukunda, akamubwira atari kurankunda kuko utambwira imbaraga zawe aho ziri. Samusoni ngo agerageza guca hirya no hino, ngo ageze ingenzi zitatu. Delila hayamwinginga, aramwinginga. Ba Delila bagira kari bikeza cyane. Ba Delila ntiwobamenya utayobona umwuka w'Imana ngo umenye n'imbuto zabo cyane. Haleluya. Amen. Sifa. Delila ngo aramuhendahenda, ngo agejeje rugenzi rwa kane, ngo Delila amurembeje, ngo asa n'uwenda gupfa. Samusoni ngo asa n'uwenda gupfa amurembeje. Samusoni ngo amubwira ibyari ku mutima we. Abakristo bene data, dufite ibanga twabikijwe.
ngo amurembeje ngo Samusoni amena ibanga dufite amabanga dufite duhagazeho twicayeho. Samusoni ngo akimena ibanga ngo aramubwira ngo ukubona rero nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe wacu. Yego. Kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye kiri mu nda ya mama ntaravuka Imana hari icyo yamvuzeho. Bene data, ni byiza yuko tumenya abo dushudika nabo. Reka nkubwire inshuti nziza ugomba gushudika nayo, nta yindi ni Yesu wenyine. Yohana 15 n'umurongo wa 14, Yesu yigeze kubwira abigishwa, haleluya, arababwira ngo sinkibita abagaragu. Yego. Oya, muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Amen. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ndagira ngo nkubwire ngo shudikana Yesu. Yesu niwe nshuti nziza itazihinduka itaziyobya. Uramenye ntushudike n'inshuti mbi. Amen. Ijambo rya kane rero ariyo turangirizaho. Ikimenyetso cya kane kiza kigaragaza ko umukristo yasubiye inyuma ni ugutinyuka ibyaha bito n'ibinini. Yakobo 1:13, Yakobo yandikiye bene wabo bari baratataniye mu mahanga. Iri jambo narigezemo mpansoma ntekereza ubwoko bwacu, ntekereza aho tugeze, ntekereza amahanga twakwiye twabaye nk'amazi yo mu gishanga. Kandi uko aya mahanga yose twakwiriyemo uko twagiye dufata imico yaho. Uko twahuye n'ibyo ariko numvise hari umubyeyi wasenze neza ubushize ndanezerwa mana yanje. Aravuga ngo twose amashereka y'iwacu y'ababyeyi. Iryo jambo riranezeza cyane. No kuvuga ngo twageze ahantu muri ibi bihugu twatataniyemo mu mahanga yose uko ameze imiraka kujya kwa Yakobo yandikira bene wabo bari bafite ibibazo, arababwira ngo yeme mw'abantu mwe. Tuvuge ngo amen. Amen. Arababwira ngo umuntu niyoshwa no gukora ibyaha ye kuvuga ngo ni Imana nimwoheje. Iyo mwagiye rero muramenye ntimukazobeshera Imana. Yego. Bene data, umuntu niyoshwa no gukora ibyaha ntakavuge ngo ni Imana imwoheje, cyangwa ngavuga ngo nuko navuye ahanjaha, cyangwa ngo nuko byagenze kunuko. Oya, Yakobo arababwira ngo muramenye Imana ntiza yosha umuntu kuko bitashoboka kuko Imana yoshwa n'ibibi. Ariko arababwira gutya, arababwira ngo ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye. Tuvuge ngo amen. Amen. Umuntu wese ngo yoshwa bitewe n'ibyo ararikiye, ngo kandi ngo bikamushukashuka, ngo nuko iryo rari ngo rigatwita. Yego. Irari naryo ngo ryamara gutwita ngo rikabyara ibyaha. Ngo kandi ibyaha nabyo bimaze gukora ngo bikabyara urupfu. Imana itubabarire. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atangiye gutinyuka ibyaha bito n'ibinini, Yego. nuko aba hayinjira mu rupfu. Icyo ni ikimenyetso cya kane cy'umukristo wasubiye inyuma, atangira gutinyuka utuntu duto n'utunini. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire kuko kimwe mu bintu bituma umukristo akora ibyaha akitandukanya n'Imana
ni irari, yego ni ukutanyurwa. cyane. Imana nta kitakoze, ntagukoreye, Imana nta kitaguhaye, ariko irari no kutanyurwa, ibyo ngibyo nizo rero bituma umuntu akora ibyaha. Ibitwosha birahari, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntubihe urwaho. Ibitwosha ni byinshi cyane muri iki gihe, abantu ko barakurwa na byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntubihe urwaho ngo bitume dukora ibyaha. Pawulo yandikira hariya mu gitabo mu rwandiko yanditse rwa Timoteyo 2:2 niho turangirije. Pawulo yandikira Timoteyo, umwana we yabyaje ubutumwa, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje, ni 2:2, aravuga ngo Timoteyo mwana wanje, uhunge irari rya gisore. Ubu ngubu hariho irari ntirikiri rya gisore, reka mvuge kuko irari rya none risigaye riba n'iryo mu bantu bakuru. Abantu bararikiye ibintu byinshi umuntu atashobora kuvuga cyane. Ariko Pawulo yandikira Timoteyo, Timoteyo uramenye Timoteyo we, uhunge irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera. Aramubwira ngo uhunge iryo rari rya gisore, ukurikize gukiranuka no kwizera. Bene data, nubwo bimeze bitya, nta rwitwazo tuzabona imbere y'Imana, ntacyo tuzireguza imbere y'Imana. Hari abandi baciye muri iki kibuga duhaye dukiniramo, ariko bagikiranukiramo. Ni ngombwa yuko igitangaje nuko Imana rero tugirira neza umunsi ku wundi, ariko twebwe tukananirwa gukora ibyo dusaba kugira ngo tuyinezeze. Turasabwa guharanira gukora ibyo Imana ishaka. Imana ishaka ko tuba mu buzima bwo gukiranuka bwa buri munsi. Turarangije. Ibanga rero ryo kubigeraho ni iki? No gusenga, no gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma rero si ugusoma gusa no gusenga. Rafiki yangu wewe katika safari